Ngo murakaza neza rero kuri YouTube channel ya Nyara Official ku buzima mu Rwanyu iradukunda Jiva. Uyu munsi nifuje rero ko twaganira ku bintu bigera nko kuri bitatu. Ikintu cyambere tugiye kuganiraho, ese Sherry Silver Foundation cyangwa se Sherry Silver by'umwihariko nivuga Sherry Silver urahita wumva nyine founder wa Sherry Silver Foundation niwe wahanze Sherry Silver Foundation. Tugiye kuganira ku bintu bitatu bundi. Sherry Silver aramutse yifatanyije na Morex Kids babyara iki, cyangwa se aya matsinda abiri yifatanyije yakora iki? Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri rero turaza kureba ati se uyu mwana bita Tekila, benshi muramuzi cyane bamwita Manzi Tekila, ni umudrama, ni umukomyi ingoma nyine ubwo ngubwo basinyarwanda baramfasha. Uyu mwana rero Manzi Tekila yaje kubakomerera ingoma uwo bitwa Knowless, hari abakabonye kera gusa njye nakabonye uyu munsi. Ndakeka nyine akano ka video iraza kuryoha cyane. Ikintu cya gatatu rero turi burebe, turaza kureba kuri Sherry Silver. Ubundi Sherry Silver ni muntu ki, nawe ndaza kumubabwiraho ibintu bike cyane, ntabwo ndi burambirane cyane. Tudatinze rero reka nangire gutya. Mbere na mbere nababwiye ko ndi buze kuhera ku kintu kivuga ati Sherry Silver Foundation iramutse yifatanyije na Morex Kids ni iki cyabyara cyangwa se ni iki cyaba. Nawe nyine nushyire mu bwenge bwinshi cyane cyangwa se ngo ugende bitekerezo cyane, urumva nyine byifatanyije byakora itsinda rinini cyane, kandi bose bari abana bakazamura impano zabo bakabyerekana nyine nkakora bari abana muri Sherry Silver Foundation babikora. Nubwo abantu bakunda Morex Kids gusa biragaragara ko Sherry Silver Foundation ikize kubarusha pe. Sherry Silver Foundation ni foundation nyine ubona ko irimo amafaranga, urabona ko nyine shabashoye kabisa, ari amafaranga gusa. Nujya kwa Morex Kids urabona ko ari abana nyine bafite impano, nabo ntabwo twabasuzugura gusa nubwo bafite impano bari hasi ya Sherry Silver Foundation. Sherry Silver Foundation irabarusa. Noneho baramutse bifatanyije rero urumva ni imana ijya mu yindi, kandi impano nisaza ni na biriya bintu ba Sherry Silver Foundation bafite byagenda pe. Morex Kids zigaca kuri Sherry Silver Foundation mu buryo bwa financial gusa. Ubu ngubu Sherry Silver Foundation irarenze, byifatanyije nyine financial yakiyongera ndetse na talent ikaba ku rundi rwego. Icya gatatu nababwiye rero, cya kabiri nako nababwiye turuza kuganiraho, nababwiye kuri uyu mwana utamanze Tekila, mbaze basiremo aka video muganze mu karebe ari gukomera ingoma wo bita Knowless. Ndakeka niba umaze kureba ka video urumva ko uwo mwana azi gukoma ingoma pe, ni umudrama wa nyawo kabisa. Uwo mwana rero bamwita Manzi Tekila, hari abantu batamubonye akoma ingoma gusa, ni umuhanzi ndetse ni umudrama. Icya gatatu rero nababwiye ati Sherry Silver ni muntu ki. Sherry Silver nyine ni umukobwa ufite mu 1994 kandi akaba abana na mama we gusa nyine. Ibindi nyine ntabwo nabashije kuba namenya, kandi ikindi nyine akaba baraje kujya muri London nyine, aho yaje kuhava mu Rwanda akajya muri London agakomeza ibintu bya geographic nyine, ngo nibyo bubyinnyi nyine, aba umunyamideli, aba umubyinnyi urenze nyine. Sherry Silver muramuzi cyane, ntabwo nakwiga muvugaho, yagiye atwara ibikombe bikomeye cyane, ari cyo bita ATM bayite musimbizi ubwo ngubwo nyine cy'ubu geographic nyine urenze nyine. Sherry Silver ni umukobwa urenze cyane pe, ntabwo nabasha kumusobanura ngo mumwumve gusa nyine. Aha ngaha message nashaka gutanga mwayumvishe. Ubundi iyi content uyu munsi yari igamije ati Morex Kids ifatanyije na Sherry Silver Foundation byabyara iki? Icyo byabyana nawe urahita ugitekereza, cyangwa se nimba amaze no kukibona uhita ukinkubitira ngo muri comment. Ndabakunda cyane no mu ngwanye dukunda Jiva, gusa naragenda Korali Ntihakore ibatumiye mu gitaramo kizaba kuri iyi tariki muri kureba ngambere yanyu, turabatumiye, bizaba ari ibintu byiza cyane hariya ADPR nyine Nyarugenge mu mujyi. Ndabakunda cyane no mu ngwanye dukunda Jiva, kugira ngo subscribe. Ciao ciao.